Ndabasuhuje kandi cyane. Ese mwigeze mwibaza iki kibazo? Ese koko kubyara birahagije kugira ngo umuntu abe umubyeyi mwiza? Ukuri guhari kuri iyi ngingo ni uko abantu benshi biga, bakiga imyaka myinshi, bakigishwa imibare, indimi, bashobora kwiga amateka, siyansi ndetse n'andi masomo menshi atandukanye. Ariko kandi hari isomo rimwe rikomeye cyane abantu benshi barangiza amashuri ariko bakayarangiza batarigeze baryigishwa. Iri somo nta rindi ni uburere bw'umwana. Biratangaje kubona umuntu ashobora gutwara imodoka akayitwara ari uko arangije kubona ndetse no kwiga akanahabwa perimi. Ariko kubyara no kurera umwana ari nabyo bifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'ejo hazaza h'umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Abantu benshi bakabikora nta mahugurwa na make bigeze bahabwa, bigasa no gucukura icyuzi kugira ngo amafi azimezemo kandi bwahe. Niyo mpamvu hari ababyeyi benshi bavuga bati, iyo aba nari naramenye ibi bintu nkiri muto ntabwo nari gukora amakosa nakoreye abana banjye. Uyu munsi reka turebere hamwe ubumenyi bw'ingenzi buri mubyeyi wese yagakwiye kugira, akabugira mbere yo kubyara umwana akaza ku isi. Umwana akaza ataje kwicwa n'agahinda, ahubwo akaza yisanga mu biganza byiza, ibiganza byiza byiteguye kurerera Imana n'igihugu. Nibyo, umubyeyi mwiza nurerera Imana n'igihugu, kandi akabikora atiganda iminsi yose, kuko nawe hari abantu batigeze biganda kugira ngo bamurere. Iyi ni Isaac Inspire TV, jewe ndi mwarimu Isaac mukunda kuganira. Wibuke gukora subscribe kuri iyi channel, uzabigerwaho n'ibiganiro by'uburezi binyuraho, kurutaho tujyana mu kiganiro kugera ku musozo wacyo. Nk'uko umwanditsi Daniel Jessiege abivuga mu gitabo The Whole Brain Child, iki gitabo dukunda kukigarukaho, avuga yuko ubwonko bw'umwana ntabwo bukura mu buryo bwuzuye akivuka. Uko umubyeyi amwitaho, amuganiriza, uko amukunda amukuyakuya kandi akamwumva neza, nibyo bifasha ubwonko bwe gukura neza. Ariyo mpamvu gutegura kuba umubyeyi ntabwo bitangira igihe umwana amaze kuvuka, ahubwo bitangira mbere cyane, ndetse mbere yo kumubyara. Ahangaha niho ababyeyi bagomba kwitegura kuba bagira ubumenyi butandukanye, ubumenyi bwo kwihangana ndetse no kubaka urugo rufite urukundo n'umutekano. Nanone kandi Jane Naisey mu gitabo cye bize Positive Discipline, nacyo twakigarutseho mu biganiro bitandukanye byatambutse, agaragaza ko uburere bwiza bushingiye ku rukundo ruvanze n'amahame ahamye, atari ya mahame ahindagurika buri kanya. Asobanura yuko mbere yo kubyara umwana ababyeyi bakwiye kumvikana ku indangagaciro zitandukanye bazareresha umwana, uburyo bazakemuramo amakimbirane igihe yavutse, ndetse nuko bazamwigisha inshingano. Iyo ibyo bintu bitateguwe mbere y'igihe, bishobora guteza kutumvikana mu burere umwana azahabwa nyuma yo kuvuka, kandi ibi bintu ntabwo ari byiza. Hari ingingo zigiye zitandukanye rero, ingingo zigera ku 10 zitandukanye zikwiye kumenywa n'ababyeyi bose mbere y'uko babyara abana. Ingingo ya mbere, umubyeyi wese akwiye kumenya yuko kubyara bitandukanye no kurera. Umuntu ashobora kubyara, ariko kurera neza burya bisaba ubumenyi, bisaba kwihangana ndetse n'ubwitange. Umwana ntabwo akeneye gusa ibyo kurya n'imyambaro, akeneye urukundo, umutekano n'uburere. Ibi ngibi nibyo bimufasha gukura neza. Nk'uko Daniel Jessiege abivuga muri cya gitabo bise The Whole Brain Child, ubwonko bw'umwana bukura neza gusa iyo abonye urukundo, ituze, ndetse n'ababyeyi bamwitaho buri munsi. Niyo mpamvu ababyeyi bakwiye kwitegura inshingano zo kurera, aho kwibwira yuko kubyara byonyine bihagije, ngo bajyeho baterera iyo bavuga ati twarabyaye ubwo kurera bizikora. Hari isomo kuri iyi ngingo. Mbere yo kubyara ibaza uti, ese niteguye no kurera cyangwa niteguye kubyara gusa? Ingingo ya kabiri, menya yuko umwana akeneye urugo rufite urukundo n'umutekano. Abana bakura neza
ni abakurira mu rugo, urwa rugo rurimo amahoro, kubahana ndetse no gukundana. Iyo urugo ruhoramo intonganya ndetse n'amakimbirane, abarurimo bahora bashondana buri munsi, umwana ashobora gukurana ubwoba ndetse n'ihungabana. Mbere yo kubyara, ni byiza yuko abashakanye babaho bubaka umubano mwiza, bakiga kuganira ndetse no gukemura ibibazo bishobora kuvuka, kandi bakabikemura mu bwubahane bwuzuye, aho guhora barwana bigira nka dendo z'ingabo, kuko ibi ngibi bihungabanya umwana cyane. Umwana azumva afite umutekano gusa igihe akuriye mu muryango urangwa n'urukundo. Iki ukwiye kucyitaho cyane. Isomo kuri ingingo, impano ya mbere umubyeyi burya aho umwana, ntabwo ari amafaranga menshi, ahubwo ni urugo rwuje amahoro n'ituze. Ingingo ya gatatu, umubyeyi wese akwiye kumenya indangagaciro ashaka guha umwana. Hari ababyeyi benshi bifuza yuko abana babo baba inyangamugayo mu buzima bwa buri munsi, kandi ni byiza. Bakabaho bubaha abandi bantu, kandi bakunda umurimo, bakawukunda banawunoza. Ariko ibyo bintu ntabwo bibaho nk'impanuka, burya birategurwa neza. Mbere yo kubyara umwana, mukwiye kwicara mukumvikana ku ndangagaciro muzashingiraho mu burere bw'umwana. Ese muzamwigisha kuvugisha ukuri? Muzamwigisha kubaha abantu, mumwigishe gusenga? Muzamwigisha gukunda umurimo ndetse no kuwunoza? Cyangwa muzamwigisha kwihangana? Nk'uko Jane Nelson yabivuga muri cya gitabo bise Positive Discipline, uburere bwiza bushingira ku mahame ahamye yayandi adahindagurika, kandi ababyeyi bombi, umugabo n'umugore, papa na mama, bakayashyira mu bikorwa mu buryo bumwe, hatariho ibintu byo kuvuguruzanya bya buri kanya. Igihe ababyeyi bo batavuga rumwe mu burere bw'umwana, umwana ashobora gukura yitiranya icyiza n'ikibi, agakura atabasha gutandukanya ururo n'icyatsi, kandi ntabwo ari ibintu watoza umwana wawe. Ingingo ya kane, ni uko umubyeyi wese mbere yo kubyara akwiye kumenya uko ubwonko bw'umwana bukura. Benshi mu babyeyi batekereza ko umwana atekereza nk'umuntu mukuru, nyamara ntabwo ariko bimeze, ahubwo biratandukanye cyane. Ubwonko bw'umwana ubusanzwe bukura buhoro buhoro, bukura gake gake. Mu myaka ya mbere y'ubuzima bw'umwana nibwo ubwonko bwihuta gukura cyane ugereranyije mu myaka ikurikiraho. Ibyo umwana abona buri munsi, ibyo yumva, ndetse n'uko afatwa mu muryango, bigira uruhare runini cyane ku buryo azatekereza namara gukura, ku byo azigezaho, ndetse n'uburyo azabanamo n'abandi bantu. Ariyo mpamvu umwana muto ntabwo agomba guhanirwa buri kosa ryose akoze nkaho yabikoze bigambiriye. Hari igihe akenshi uzabona umwana afashe ikintu akimene, ushobora gutekereza yuko yabitekerejeho cyangwa ari ubundi bugome, ahubwo burya aba akiri gushakisha, akeneye gusobanukirwa isi imukikije. Kuri cya kintu amennye aba yibaza ngo ni iki kirakurikiraho, cyangwa ni iki kirimo imbere. Nk'umubyeyi, mbere yo kurakara no kurukara, ukwiye kubanza ukibaza uti, ese umwana wanjye yaba yananiwe kubikora, cyangwa yenda ntabwo yabikoze abizi? Iki kibazo kimwe gishobora kugabanya amakimbirane menshi mu rugo hagati y'ababyeyi n'abana. Abana bato dukwiye kubarinda ibintu byangirika nka smartphone by'umwihariko, ndetse n'ibindi bintu bibasha kumeneka ubusa nk'ibirahuri. Ingingo ya gatanu, ni uko discipline iruta ibihano. Kubera ko hari ababyeyi benshi batekereza yuko kurera neza ari uguhana umwana cyane cyane mu buryo butitse umwuka. Ariko discipline nyayo ntabwo ari ugutera umwana ubwoba, ahubwo ni ukumwigisha kwifata, gufata ibyemezo byiza, agafata ibyemezo byiza akabona niyo nta n'umuntu waba umureba. Kuko wa mwana usanga akora neza gusa igihe arebana n'ababyeyi, ariko yaba badahari agakora nabi, iyi ngiyi ntabwo ari discipline washima. Discipline nziza ni yayindi umwana akora neza akabona nubwo nta muntu umureba. Ibihano bishobora guhagarika ikosa by'igihe gito, birumvikana,
ariko nta nubwo bihindura umutima, ahubwo umwana ashobora kubireka kubera gutinya, atari ukubera yuko yumvise impamvu bya bintu ari bibi ngo abireka azibukire. Umubyeyi mwiza rero ntabwo yibaza gusa ati ubundi nahanane, ahubwo abanza no kwibaza ati ni gute nigisha kugira ngo umwana yumve impamvu ibi bintu ari bibi, mbikora gute kugira ngo abisobanukirwe. Iyo umwana asobanukiwe impamvu y'amategeko biranamworohera kuyakurikiza no kuyubahiriza. Ingingo ya 6 umubyeyi akwiye kwitaho mu kurera nuko ababyeyi ubundi nibo barimu ba mbere b'umwana. Mbere yuko umwana ajya ku ishuri ngo yigishwe n'abarezi abarimu, aba amaze imyaka myinshi yigira mu rugo. Nubwo yaba imyaka 3 ntabwo ari igihe gitoya cyane. Kuva samwe kugira amaze imyaka 3 ni igihe kirekire. Iyo ari mu rugo yigira ku byo abona iwabo, uko bavuga, uko bakemura ibibazo, uko bubahana hagati yabo, uko bakora ndetse n'uko bakoresha amafaranga. Ibi ngibi nabyo byose ababyitegereza. Niyo mpamvu bavuga yuko urugo ari ishuri rya mbere, kandi niko bimeze. Ababyeyi bakaba barimu ba mbere b'umwana. Niba ushaka yuko ishuri rikomeza kubaka umwana wawe neza, banza umuhe umusingi mwiza ufatika, atari wa wundi udigadiga, hanyuma ishuri rizabona aho rikomereza inshingano yo kurera, kubera yuko abarezi bakira abana bamaze kwigishwa n'ababyeyi. Nibyo abarimu n'umuryango nibo batoza umwana bwa mbere. Ingingo ya 7 muri rwa rugendo rwo kwitegura kuba umubyeyi mwiza, gutegura kuba umubyeyi biruta cyane gutegura ubukwe. Hari abantu benshi cyane cyane abategura amakwe bamara amezi menshi bategura ubukwe. Bahitamo imyenda myiza bazambara ngo ubukwe bugende neza, aho buzabera kandi hameze neza, bagategura ibiribwa bimeze neza n'abatumirwa bazabutaha. Ibi ngibi kandi bitwara ingengo y'imari ndetse n'igihe. Ariko nyuma y'ubukwe, iyo ubukwe bwagenze neza, wenda umwana yavutse, usanga nta muntu n'umwe wigeze yiga uko uwo mwana azakirwa ndetse n'uko azarerwa. Ubukwe wibuke bumara umunsi umwe, ariko ububyeyi bumara ubuzima bwose. Niyo mpamvu umuntu yagakwiye kwibaza ati ko ndi gutegura ubukwe kandi nyuma y'ubukwe umwana azavuka nzarera nte? Nizihe ndangagaciro nzigisha abana banjye? Nzakemura gute amakimbirane mu rugo yavutse? Nzahanane b'abana, ariko nzabana gute ntangije icyizere cyabo? Ibi bibazo nibyo byagakwiye burya gutekerezwaho mbere yo kubyara umwana ngo agere ku isi. Hari ingingo ya 8, ni amakosa akunze gukorwa bitewe no kutagira ubumenyi ku bw'uburere. Ababyeyi benshi bakunda abana babo, nibyo kandi ni byiza ndetse barabakunda cyane, ariko nyamara mu burere bwabo babaha ugasanga barakoramo amakosa atandukanye, amakosa aturutse kuba yenda bataragize ubumenyi ku burere. Ntabwo bigeze bigishwa. Urugero, hari ababyeyi bakorera umwana buri kantu kose. Umwana ntamenye icyo bintu bita kwigira, ugahora umugereranya n'abandi bana. Kumukosorera imbere y'abandi bibasha kumutesha agaciro bitewe n'uburemere bw'ikosa cyangwa wenda n'ikigero cy'imyaka ye. Byose ubikeneyeho amakuru kugira ngo ujye umenya uko utwara umwana wawe. Kumuha telefone cyangwa interinete nta mabwiriza, kutamubonera umwanya wo kumuganiriza, aya makosa yose ashobora kutagaragara ku kanya ukabona wenda ni ibintu byoroshye, ariko uko imyaka ishira indi gataha, aya makosa agenda agira ingaruka ku cyizere, imyitwarire ndetse n'ubuzima bw'umwana wawe muri rusange. Ibi kubimenya ni ingenzi cyane. Ingingo ya 9 ni uko umubyeyi akwiye guhora yiga. Ubundi umubyeyi akwiye guhora yiyungura.
umubyeyi ntabwo avuga ubundi azi kurera neza muri rusange, ahubwo burya ababyeyi beza ni abakomeza kwiga iminsi yose. Nanjye nubwo nize uburezi kugeza muri kaminuza, ariko uko ntegura ibiganiro nk'ibi ngibi mbagezaho, ngenda nigiramo byinshi kandi biranyubaka. Nanjye ndabyishimira. Ukwiye kubaho usoma ibitabo by'uburere, ugatega amatwi ibiganiro byubaka nk'iki ngiki. Ukwiye kubaza ababyeyi bafite uburambe n'ubunararibonye, ukaganira n'abarimu b'abana bawe, kandi bikaba byiza wemeye gukosorwa. Ibyo utazi wakwemera gukosorwa nta kibazo, kandi iyo bibaye ngombwa biba byiza. Iyo umubyeyi akomeje kwiga, burya n'umwana akomeza gukurira ahantu heza mu biganza byiza, cyane yuko bavuga ngo burya iyo umubyeyi akuze mu bumenyi, umwana we nawe akurira mu bwenge. Nibyo tujye tubaho twiyungura. Iyi ngingo ya 10 kuri iyi ngingo yo mu rugendo rwo kuba umubyeyi mwiza, hari isomo ry'ingenzi kurusha andi yose, ni ukwiga umuntu. Bakunzi ba Isaac Inspire TV, dushobora kuba twasubira ku kibazo twatangiriyeho. Ikibazo cyagiraga kiti, mu masomo yose abaho mu buzima, ni irihe somo ry'ingenzi umubyeyi yagakwiye kwiga mbere yo kubyara umwana? Igisubizo cyanjye ni iki: isomo ry'ingenzi ni ukwiga umuntu, cyane cyane kumenya uko umwana akura, uko atekereza, uko yiyumva, ndetse n'ikintu akeneye kugira ngo akure neza. Ni ukubera icyo ari ingenzi cyane kumenya iri somo. Ushobora kuba uri umuhanga cyane mu bindi bintu, wowe mubyeyi, ukaba uri umuhanga mu mibare, mu ndimi, mu buvuzi, cyangwa wenda mu bucuruzi. Ariko nyamara niba utazi kurera, ushobora gutsinda mu kazi kawe ka buri munsi, ariko nyamara ugatsindwa mu rugo bikanga neza neza. Nta mutungo ubaho uruta umwana warezwe neza. Nta shoramari ribaho riruta gushora igihe mu bana. Nta murage waraga bawe uruta indangagaciro nziza uzasigira umuryango wawe. Hari ubutumwa ku babyeyi rero, ndetse n'abateganya kuba ababyeyi vuba cyangwa kera, byose birashoboka. Niba utarabyara, ukwiye gutangira uyu munsi ukiga kurera. Ntutegereze yuko umwana azavuka, kandi niba waranabyaye, ukwiye kumva yuko bitarangiye. Ubu nicyo gihe cyiza cyo gukomeza kwiyungura ubumenyi, cyane cyane ubumenyi bujyanye n'uburere. Ukwiye kudaterwa isoni no kuvuga uti, hari ibyo ntarinzi ndabyumvise ndamwara, ariko nyamara ndashaka kubimenya. Iki kintu ni cyiza cyane, ukashaka kubimenya ugamije kuba umubyeyi ukwiye, urushaho kuba mwiza kandi byakunda. Umubyeyi mwiza ntabwo ari ukora ibintu byiza neza, ahubwo ni wa wundi wemera kwiga, agakosora amakosa, ndetse agakomeza gutera intambwe njya mbere kandi heza. Reka nkurangire intambwe 5 watangira gutera uyu munsi kugira ngo urere neza. Jya ugenera umwana wawe igihe cyo kuganira nawe buri munsi, kabone nubwo yaba iminota 15 gusa. Iyi ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri, byaba byiza ugiye usoma igitabo kijyanye kivuga ku burere nibura rimwe mu mezi make, kugira ngo nibura uhorane ubumenyi bushya wunguka. Ukwiye kuba urugero rwiza, kuko abana burya ntabwo bigira cyane ku byo bumva, ahubwo bigira ku byo babona. Ibi bintu by'ibyo bimenya. Iyo ni intambwe ya 3. Intambwe ya 4, jya ukosora umwana mu rukundo no mu bwubahane, aho gukoresha uburakari bukarishye cyane. Ikintu cya 5, ariyo ntambwe ya 5, ni ugusangira ubumenyi n'undi mubyeyi. Kuko iyo ababyeyi biga, burya n'abana barungukirwa, kandi ibi bintu bifasha abana. Dusatira umusozo rero, bakunzi ba Isaac Inspire TV, ukwiye kumenya yuko ibihugu bikomeye ntabwo byubakwa n'inyubako nziza cyane gusa, ahubwo byubakwa n'abana barezwe neza. Kandi abana barezwe neza baboneka kubera ababyeyi bahari bahisemo kwiga uburere,
mbere yo gushaka guhindura abana babo badashatse yuko bahindurwa na smartphone. Ibuka ko mbere yo guhindura umwana, nawe nk'umubyeyi waba ukwiye kubanza kwitegura guhinduka. Ndabashimiye cyane rero bakunze bakurikiye iki kiganiro kugera ku musozo. Ushobora kuba wagikunze, ukande like, ukore subscribe kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV, kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro by'uburezi bindi binyura kuri uyu muyoboro. Ndabakunda cyane, mbaragisha Imana kandi mbasabira umugisha. Tuzongere guhura mu kiganiro gitaha. Imana ibarinde.